Nkuko bigaragara imirimo yo gutangira gusiza ikibanza kizubakwaho inzu ndangamurage ahangaha Igoro muri Uganda yatangiye. Ni ikibanza kizubakwaho iyo nzu ikazagaragaza amateka yaranze jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo abakiri bato bazakure basobanukiwe neza n'amateka yaranze jenoside yakorewe abatutsi. Uko bigaragara igishushanyo mbonera cyamaze gutegurwa kugira ngo imirimo yo kubaka iyo nzu ndangamurage itangire. Hafi y'ikigega cya Victoria mu gace ka Golo ashyinguye imibiri y'abatutsi basaga 4,000 bishwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi niho hagiye kubakwa iyi nzu ndangamateka. Umujyanama wa mbere muri ambasade y'u Rwanda muri Uganda yemeza ko ibi bizafasha kwigisha amateka ya jenoside. Ari inzu igamije kugira ngo amateka ya jenoside yagize abatutsi atazazimira, abantu batabasha kujya mu Rwanda kureba inzibutso za jenoside, b'Abagande n'Abanyarwanda batuye Uganda n'abandi bantu bazari Uganda bashobora kuza hano bakiga amateka yabayeho mabi. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda hari abishwe bajugunya mu migezi, inzuzi n'ibiyaga, harimo n'abari bakiri bazima. Imwe muri iyo migezi nka Nyabarongo n'Akagera byatembanye imibiri y'abishwe basaga 10,000 yigeza mu kiyaga cya Victoria muri Uganda. Abaturiye ikiyaga cya Victoria batanga ubuhamya bw'uko babonye imibiri, bagerageza no kuyikura mu mazi irashyingurwa babifashijwemo n'umuhinde Muhammad Toban ufite ubwenegihugu bwa Uganda. Muri uyu mwaka umuryango Humura w'abafite ababo bishwe bakajugunywa mu migezi, inzuzi n'ibiyaga byo mu Rwanda wabibutse ku nshuro ya 12. Iki gikorwa ni ndashyikirwa kuko tukibasha gutwaza tukibuka abacu tutabashije gushyingura nkuko twakagombye kubikora, ariko iyo tuje kubibukira hano tuba tubasubije agaciro kabo kuko twagize amahirwe bakabonwa muri iyi Victoria bakarohamurwamo bagakorerwa urwibutso hano Golo. Akaba ariyo mpamvu tuba twaje kubunamira no kwibuka abo babavanye twasubiza icyubahiro bambuwe n'ababisha baduhekuye. Ni igikorwa gituma duha agaciro abacu bambuwe. Ni igikorwa kandi kimwe mu bikorwa dukora nk'umuryango wo kwibuka nk'ikimenyetso simusiga cy'uko jenoside koko yabaye. Vice Perezida wa mbere wa Ibuka Egide Nkuranga avuga ko ibikorwa byo kwibuka abatutsi bishwe bakajugunywa mu migezi, inzuzi n'ibiyaga ari igikorwa bateganya gukorera mu bihugu byose bihana imbibi n'u Rwanda. Gahunda dufite nk'umuryango Ibuka tuzakomeza gufatanya n'umuryango Humura nuko bitazahera gusa muri Uganda, ahubwo icyo gikorwa cyanakorwa n'ahandi. Ngira ngo twaranabiganiriye na CNLG n'abandi bafatanya ibikorwa kugira ngo n'ahandi bigeyo ibi bikorwa dukora. Natanga nk'urugero nko muri Tanzania, ngira ngo negociation zaratangiye, ahandi ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho tuzashobora hose iki gikorwa tuzagikora kuko ni igikorwa cyubaka u Rwanda, ni igikorwa cyutwubaka, ni igikorwa gidufasha kurwanya abahakana bakanapfobya jenoside nk'uko nabivugaga. Mu duce dutatu ari two Golo mu karere ka Mpiga, Lambo muri Masaka ndetse no mu karere ka Kanseselo, twose dukora ku kiyaga cya Victoria. Hose hari inzibutso zinashyinguyemo abatutsi biciwe mu Rwanda bagatembanwa n'imigezi yisuka muri iki kiyaga. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, Igolo muri Uganda.